Abasuje kandi tubaye ikaze mwese mudukurikira muri mu mpande zitandukanye z'isi. Mwese mwakoze subscribe, reka tubashimire cyane. Imigisha y'Imana ikomeze ibagereho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwese Abayisilamu n'abayisilamukazi. Akristo Yesu akuzwe, mwebwe ba Catholic abemera Akristo Yesu. Turabasuje cyane. Namwe Kristo Yesu ashimwe. Mwebwe barokore mwemera ko Yesu ari umwami n'umukiza, turabasuje cyane. Reka tubasuze kandi namwe muri mu mpande zitandukanye z'isi, mwese muri hano mu Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali namwe tubateye yambo. Abantu muri diaspora turabasuje cyane. Iyi ni asheni imwe mutumbi kugezaho amakuru abagezweho gatanu ku kandi. Yaburi kumva umunsi nitwa Omega Boy, bari kugezaho amakuru agezweho gatanu ku kandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru aba ari breakings, ni amakuru utamwumva hano utakumva ahandi. Yawe ni Omega Boy, kino y'icene yitwa Igika TV Rwanda. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru iteye agahinda. Ya Karasira Aimable witabye Imana abura amasaha make wasohoke mu igororero. Urwego rw'igihugu rushinzwe igororero RCS rwatangaje ko Karasira Aimable uzaramba yapfuye nyuma y'uko afashe imiti myinshi yarasanzwe anywa akarenza ingano yayo. Haburaga amasaha make ngo asohoke muri gereza kuko igihano cye cyari kirangiye. Umuvugizi wa RCS Sengabo Hilary yemeje ko ku munsi wo kuwa gatatu ko Karasira yaramaze kugenzurwa byose, habura amasaha make ngo asohoke muri gereza, aribwo yanyweye imiti yamufashaga uburwayi bwo mu mutwe yari afite. Ati ubusanzwe iyo yayinywaga yasinziraga ikamufasha gusinzira umwanya nk'amasaha 6, ariko kuko yayinyweye nk'uwiyakura yanyweye imiti myinshi yo yamuviriyemo urupfu. Bamugesheje kwa muganga ku bitaro bya Nyarugenge Biranga. Sengabo yavuze ko yapfuye mu masaha y'ijoro ahagana saa 6. Urukiko rukuru urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza rwari rwahamije icyaha uzaramba Karasira kuwa 30 Nzeri 2025, tegeka ko afungwa imyaka 5. Karasira yashinjwaga ibyaha birimo guhakana jenoside, guha ishingiro jenoside, gukurura amacakubiri no guteza amakuru no gutangaza amakuru y'ibituba. Ubushinjacyaha buhamya ko bwahamyaga ko byakorewe ku muyoboro wa YouTube mu bihe bitandukanye. Ashinjwaga kandi icyaha cy'iyezandonke no kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yafatanywe ari cash n'ayari kuri konti ze zitandukanye zirimo iz'abandi ndetse na mobile money. Ubushinjacyaha bwasabye ko Karasira yahamwa n'ibyaha byose bamurega. Urukiko rumukatira igifungo cy'imyaka 20. Karasira yasabye imbabazi bakomerekejwe n'amagambo yavugiye kuri YouTube mu bihe bitandukanye. Avuga ko nta mugambi afite wo kubiba amacakubiri no guhakana jenoside. Ku bijyanye n'inkomoko y'amafaranga yafatiriwe, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Karasira yayakuye mu barwanyaga leta bari bashyigikiye ibyo yavugaga. Karasira we yavuze ko yari atunze menshi arimo imperekeza yahawe na Kaminuza y'u Rwanda yabereye umukozi ndetse n'amafaranga yoherejwe n'abagira neza, kandi ngo nta cyari kuyamutwara kuko akiri ingaragu. Nyuma yo gusuzuma ubwiregure bw'impande zombi, urukiko rwahamije igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 ndetse rutegeka ko imitungo yafatiriwe irekurwa. Karasira yatawe muri yombi muri Gicurasi 2021, akaba yarafungiwe mu igororero rya Nyarugenge. Wibaze neza n'ubundi wari ugendeye ku minsi yaramaze mu igororero. Karasira Aimable yarangije igihano ku wa 6 Gicurasi 2026. Ubuyobozi bw'igororero bwahise butangaza ko agomba gusohoka nk'uko yari arimo kwitegura gusohoka. Ubushinjacyaha bwari bwajuriye icyemezo cy'urukiko cyo gufungwa imyaka 5. Urubanza mu bujurire rukaba rutaraburanishwa n'ubwo yitabye Imana.
izina rya Uzaramba Karasira Aimable ryamaze igihe rivugwa imyato kuko benshi mu bahanga mu by'ikoranabuhanga bamunyuze mu biganza, abacurama abantu bakomeye basohokaga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda agendaga bamwirahira. Ahagana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi yinjiye mu muziki yita Professor Niga, ndetse izina rye ryamamara henshi mu bakunzi ba hip hop. Yishimiraga ko iyi njyana yafatwaga nk'iy'ibirara yayobotswe n'intiti nk'umwarimu wa kaminuza. Karasira Aimable kugeza ubu yitabye Imana. RCS maze isaha ibitangaje ko yamaze kwitaba Imana. Karasira Aimable yabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, igihe yari afunzwe yagiye arangwa n'ibintu bitandukanye, aho rimwe na rimwe mu rukiko yagiye akuramo inkweto, hari ibyo byagaragazaga koko ko hari ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe yari afite. Karasira Aimable yavuye muri kaminuza yirukanwe ubwo yari ari muri kaminuza, aho yari amazemo iminsi. Uko iminsi yagiye yicuma niko umwarimu yatangiye guhinduka, hakaba ibyo yavugaga n'ubutumwa yatangaga binyuze mu bihangano bye byatangiye yitwara nk'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, nabo yita abadafite kivugira, ariko asa n'ugambiriye kwinjira mu murongo wo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Iyo myitwarire yatumye uyu muhungu avuga ko icyo gihe yari afite imyaka 42, hari muri Kamena 2020, urumva ko apfuye afite imyaka 46. Ubwo yaje kwirukanwa muri kaminuza y'u Rwanda azize amakosa atandukanye yiganjemo ajyanye n'imyitwarire yari amaze kuba umurundo, ndetse akiyongeraho ibikorwa bihabanye n'amategeko agenga abakozi ba leta yari amaze iminsi akora. Mu byo Karasira yirukaniwe harimo kuba yari amaze iminsi anyuza ku mbuga nkoranyambaga amagambo yateza imyivumbagatanyo muri rubanda kandi atesha agaciro urwego akorera n'inzego za leta. Yashinjwaga amakosa n'imyitwarire mibi arimo kudakurikiza ingamba kaminuza iba yarashyizeho mu kunoza imyigishirize, guhabwa amahirwe yo kuzamura impamyabumenyi ye akabyanga n'ibindi. Kumva ko yahawe amahirwe yo kugira ngo ajye kwiga gutanga. Mbere y'uko yirukanwa, Karasira yari umuntu utavugwaho rumwe mu Rwanda. Bamwe bamufataga nk'ufite ikibazo cyangwa se ufite abamushuka kujya gutangaza amakuru asebya leta, aho yakoreshaga imvugo ibiganiro. Benshi mu banyamategeko bavuga ko byavuga ko bigize icyaha, abandi bakamubona nk'umuntu utagira ubwoba. Si koko yarashutswe. Nyuma y'umunsi umwe yirukanwe, Karasira yasubiye mu itangazamakuru yemera ko hari abantu baba hanze y'u Rwanda bamushukaga kugira ngo atangaze ibibi ku Rwanda anabavugane. Ubwo yaganiraga n'umuyoboro wa YouTube witwa Rio Talk, yagize ati ntabwo bantutse ngo Karasira vuga ibi, ariko mu byo bavuganiraga hatumaga havamo ibyo biganira by'amarangamutima yabo. Akomeje agira ati abo bantu barambwiraga bati wakatuvugiye ibi bintu ntabwo ari byo, ni gute badushyiraho ingengabitekerezo twaravutse ejo bundi ngo nuko dukomoka kuri aba kana. Abandi bati turi impunzi dukeneye gutaha. Hari n'ubundi
abasenyerwaga bati basenyerwa harimo bene wacu, bikaba byatuma biganiraho. Abantu yavugiraga abinyujije ku muyoboro wa YouTube yamuhaga umwanya, ndetse shene ye bwite yari amaze iminsi mike ashinze akayita Ukuri Mbona TV, ari nayo urebye yanyuzagaho ibiganiro, ari nabyo byiganjemo byahereweho yirukana ashinjwa gusebya urwego akorera. Aimable yamaze kwitaba Imana nk'uko urwego rw'igihugu ushinzwe amagororero RCS rwabitangaje. Itangazo RCS yanyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo yagize iti: itangazo ryo kubika Kigali kuwa 7 Gicurasi 2026. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igororero RCS rurabikira umuryango wa Aimable Uzaramba Karasira witabye Imana mu bitaro bya Nyarugenge. Yajyanwe kuri ibi bitaro nyuma yo gufatwa anywa ingano irengeje igipimo cy'imiti y'uburwayi asanganywe cyangwa cyagenwe na muganga. RCS kugeza ubu bitegereje raporo y'abaganga cyateye n'urupfu. Twitwa Igika TV Rwanda, wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunota ku wundi. Astra Vista, njyewe nitwa Omega Boy.